Ibyumweru bibiri bishyira bitatu birashize, Minisiteri y'Uburezi MINEDUC ifatanyije n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA batangaje amanota y'abanyeshuri bakoze ibizamini bisoza amashuri yisumbuye mu mwaka wa 2023-2024. Ni itangazwa ryagaragayemo impinduka nyinshi, haba ku buryo amanota abarwa, igabanyuka ry'abatsinze n'ibindi. Nko mu bijyanye n'uko amanota abarwa, icyateje impaka cyane ni uburyo abize amasomo y'ubumenyingiro byagaragaye ko kuba watsinze muri rusange bidahagije mu gihe isomo ry'ubumenyingiro practice utarigizemo nibura 70%. Dr. Bernard Bahati yemeje adashidikanya yuko uburyo bwo kubara amanota bwahindutse cyane. Imbere amanota y'ibizamini bya leta bisoza amashuri yisumbuye yabarwaga kandi agatangazwa yashyizwe mu byiciro by'imitsindire A, B, C, D, E, S na F. Abanyeshuri babaga batsinze neza kurusha abandi babaga bafite ikigereranyo cy'amanota cya 60. Ubu amanota abarwa kandi agatangazwa ku ijana, ariko n'ibyiciro by'imitsindire bikagaragazwa kuko integanyanyigisho ishingiye ku bushobozi u Rwanda rukoresha ariko ibiteganya. Ibyiciro by'imitsindire kandi nibyo byifashishwa ku rwego mpuzamahanga mu bijyanye n'igereranya ry'impamyabumenyi n'impamyabushobozi. Impamvu y'iri hinduka ishingiye ku busabe bw'ababyeyi n'abanyeshuri bifuzaga ko amanota yatangazwa mu buryo butuma barushaho kuyasobanukirwa neza. Indi mpamvu yateye guhindura uburyo amanota abarwa ni ukuzamura ireme ry'uburezi mu cyerekezo 2050. U Rwanda rwihaye intego yo kuzaba ari igihugu gifite ubukungu bushingiye ku bumenyi n'ubushobozi bw'abaturage. Kugira ngo iyi ntego igerweho, hagomba ingamba zitandukanye zigamije kuzamura ireme ry'uburezi nk'inkingi ya mwamba mu gutuma icyerekezo kigerwaho. Uretse kandi n'icyerekezo u Rwanda rwihaye, uburezi butangwa bugomba kujyana n'ibikenewe ku isoko ry'umurimo. Hari byinshi byakozwe kuzamura umubare w'abana bitabira ishuri mu nzego zose, access to education. Ibi bikorwa bigomba kujyana no kongera ireme ry'ibyo biga, bigaragazwa n'amasuzuma anyuranye bakora harimo n'ibizamini bya leta. Dr. Bernard Bahati kandi yarabajijwe ati, ukurikije uko imyaka yashize yagiye igenda, ikigero cyo gutsinda cyaramanutse, kubera iki? Dr. Bernard Bahati yarabasubije ati, hagendeye ku manota yatangajwe uyu mwaka, umubare w'abatsinze ibizamini bisoza amashuri yisumbuye waragabanyutse ugereranyije n'imyaka yabanje. Gusa nanone aho umuntu ntabwo yakwibanda cyane ku mibare y'abatsinzwe, ahubwo icy'ingenzi ni ireme ry'abatsinze, the quality of graduates. Dr. Bernard Bahati kandi yarabajijwe ati, ese nta ngaruka bifite ku burezi bw'u Rwanda? Dr. Bernard Bahati mu gusubiza yavuze ati, ingaruka zirahari kandi nziza. Abanyeshuri batangiye kongera imbaraga n'umwete mu myigire yabo. Ababyeyi n'abarezi bishimiye izi mpinduka, kandi nk'uko Minisitiri w'Uburezi aherutse kubivuga, iyi ngingo twese tuyimenye, ababyeyi babimenye, abarezi babimenye, abanyeshuri babimenye. Ntabwo intego ari ukwiga ngo uzakora ikizamini, oya. Turagira ngo tuzamure ireme ry'uburezi. Turashaka ko abanyeshuri biga kandi bakamenya aho kwigira ibizamini. Biranakwiye ariko kwibutsa ko twese Abanyarwanda uburezi butureba. Dukwiye kwishimira ko umunyeshuri yize, ariko cyane tugaterwa ishema nuko yumvise kandi yamenye ibyo yigishijwe koko. Bagiranye ikiganiro na Dr. Bernard Bahati baramubajije bati, kuba batsinzwe ari benshi, ntimutekereza ko hari abazacika intege bakabivamo? Intego nyamukuru y'uburezi kuri bose ntigerweho. Dr. Bernard Bahati mu kubasubiza arababwira ati, aho nta mpungenge dufite, kuko hashyizweho uburyo bwo kubafasha kugira ngo bazongere bakore ibizamini bya leta uyu mwaka w'amashuri. Barongera bati, ko hari aho twabonye abana bamwe bagize amanota arenze 50, ariko hasi handitse ko batsinze. Byatewe n'iki? Dr. Bernard Bahati arabasubiza ati, ubundi umunyeshuri wagize impuzandengo rusange y'amanota 50% mu bizamini bya leta ndetse n'abigisho mbonezamwuga baba bagomba gutsinda neza ibizamini ngiro, kandi kugira ngo abe yabitsinze asabwa kuba yabitsindiye ku manota byibura 70%. Iyo umunyeshuri atayagize
birumvikana ko ubumenyingiro bwe muri uwo mwuga yiga buba butari ku rugero rwifuzwa kugira ngo ahite ajya ku isoko ry'umurimo. Nk'urugero, ntabwo wakwiga ubuforomo hanyuma nutsindwa ibizamini ngiro ube watsinze. Wowe cyangwa umwana wawe wamujyana kumuvuza ku muntu udashobora kwerekana mu bikorwa ko yize kuvura. Ubu se uwize guteka wamujyana mu gikoni ntabishobore akaba yarabitsinze? Naho se uwize uburezi wamujyana imbere y'abana kwigisha atabishobora tumiza ko yatsinze? Dr. Bernard Bahati barongera baramubaza bati, mwashyizeho uburyo bwo kujurira, ubwitabire buhagaze gute? Dr. Bernard Bahati mu ijwi rituje ati, igikorwa cyo gusaba kongera kugenzurirwa amanota kiracyakomeje. Imibare y'ababyitabiriye izaboneka nyuma. Ibindi bibazo abantu bakomeje kwibazaho ni uburyo abatsinzwe bazafashwa. Dr. Bernard Bahati kandi yabamaze impungenge ababwira ati, hashyizweho uburyo butandukanye umwana watsinzwe yafashwa. Uburyo bwa mbere ni uko umwana ashobora kujya gusibira ku ishuri yigagaho cyangwa ku bindi bigo by'amashuri bifite imyanya. Uburyo bwa kabiri ni uko uwatsinzwe yemererwa gukora ikizamini cya leta nk'umukandida wigenga. Ni uko nguko uko yize umwaka w'amashuri wa 2023 na 2024 wagenze. Reka dutegereze ibya 2025 byo bizaza bimeze bite. Gusa nanone ndagira ngo mbibutse, niba utarakora subscribe wowe na mugenzi wawe mwicaranye, uyu ni wo mwanya mwiza wo kuyikora. Fata amasegonda 2 ukande kuri iryo buto ritukura ka subscribe, hanyuma utange igitekerezo unaturayikinge kuko bidutera imbaraga, hanyuma usangize video na bagenzi bawe.